Welcome on TV7 Rwanda. Please click subscribe. Ladies and gentlemen, nizere ko meze neza cyane, nizere ko mukomeje kugenda mugubwa neza aho muri hose hatandukanye, nizere ko umunsi wanyu wagenze neza. Kuri uyu munsi wo ku cyumweru ibintu byari bimeze neza cyane, aho uri hose hagiye hatandukanye, nizere ko ukomeje kugubwa neza cyane. Reka nisuhuze umuntu wese wakanze subscribe hano kuri TV7 Rwanda, ngubwire ngo komeza kugenda ubana natwe ku munsi ku wundi, kuba kuri ibiganiro cyera tukugezaho by'umwihariko ma equipe yanyu mukunda, haba equipe ya APR Football Club, haba equipe ya Rayon Sports ndetse n'izindi equipe zitandukanye, ukamenya byinshi bigiye bitandukanye. Wowe icyo usabwa ni kimwe gusa, icyo usabwa ukigera hano no gukanda aho handitse ngo subscribe, ubundi ukadutera inkunga ya subscribe kugira ngo ibiganiro tuzajya tukugezaho ujye ugenda ubikurikira gatanu kuri gatanu. Hano ibintu bimeze neza cyane rwose, birumvikana. Amakuru ahariyo ni menshi, mwagiye muyumva cyane ngo ari kuvugwa ku mutoza wa equipe ya APR Football Club, na undi ni Darikonovic. Uyu mutoza rwose we abakunzi ba equipe APR Football Club ntabwo bamwishimiye rwose, bitewe nuko ku munsi w'ejo iyi equipe ya APR Football Club yagize gutya igatsindirwa hariya muri Tanzania mu mikino wa Simba Day. Bamwe bibaza bati ese uyu mutoza kubera icyo atajya ashyiramo abakinnyi b'abanyamahanga equipe ya APR Football Club yaguze, kubera iki atabikora, kubera iki? Bamwe bati ni gute ubundi equipe yambara Visit Rwanda ikajya kwerekanira hanze itahiriye mu Rwanda ngo abakunzi bayo baze babone ko na equipe rwose yahisemo ikintu cyiza kuba yakamamaza Visit Rwanda. Equipe ya APR Football Club urabizi ko ku munsi w'ejo yakinnye umukino na equipe ya Simba Sport Club hariya muri Tanzania. Ni umukino wa gishuti, aho n'ubundi yafashaga equipe ya Simba Sport Club kwitegura Simba Day, bamurika abakinnyi bazifashisha mu mwaka w'imikino 24-25, aho abakunzi ba equipe ya APR Football Club bakurikiye uyu mukino bari ahantu hatandukanye hose bagendaga bavuga bati iyi mikino turi kubona umutoza Darikonovic yabanjemo ntabwo ari twe dusanzwe tubona. Bagereranyaga bitewe nuko babonye equipe APR Football Club uburyo yitwaye mu mikino ya Sekafa Kagame Cup, bavuga bati niba ari ya equipe yakinnye muri Sekafa uburyo yakinishije abakinnyi, niba ariko ari bwongeye kubakinisha hano hari ikintu gishobora kuba cyavamo. Ariko batunguwe no kuza kubona abanzamo ya equipe y'Abanyarwanda n'ubundi, ahubwo b'abanyamahanga bashyiramo iminota 10 ngo umukino urangire, ariyo minota n'ubundi igice cya kabiri baje kuba batsindwa ibitego 2 ni equipe ya Simba Sport Club yo muri Tanzania, aho abakunzi ba equipe ya APR Football Club batangiye kuba barakara. Haracyari kare kuba wavuga ngo umutoza Darikonovic ibintu ari gukora ntabwo ari byo, ariko haracyari n'umwanya wo kuba uyu mutoza yagira byinshi ahindura. Ariko abakunzi ba equipe ya APR Football Club bari kwitotombera cyane umutoza Darikonovic. Ese uyu mutoza Darikonovic biraza kuba bigenda bite kugira ngo aze kuba yakomeza kwiyunga n'abafana ba equipe ya APR Football Club? Nibyo nari nkubwiye ko abakunzi ba equipe ya APR Football Club bakomeje kugenda bavuga bati Darikonovic imikinire uri kugenda ugaragaza, twebwe nk'abakunzi ba equipe ya APR Football Club ntabwo ariyo turi kuba twishimira. Ntabwo twakomeza kuba twatsindwa, ntabwo dushobora kuba twakomeza kugenda dutsindwa uri aho ngaho uri kugenda ukinisha abakinnyi nawe twe tutifuza. Ese we nk'umukunzi wa equipe ya APR Football Club, dore ko equipe ya APR Football Club yaguze abanyamahanga, ese wowe iyo urebye mu mboni zawe nk'umufana wa equipe ya APR Football Club ukabona abakinnyi iyi equipe yaguze, ukareba urabona ari abahe bakinnyi iyi equipe ya APR Football Club ishobora kuba yabanzamo, koko ukaba wavuga uti aba bakinnyi nibo mbona koko bashobora kuza kuba bahindura byinshi bitandukanye muri iyi equipe ya APR Football Club? Twandikire muri comment tubwire abakinnyi wobona uyu mutoza Darikonovic nubwo muri kumutera amabuye mumubwira muti ntacyo n'ubundi uzakora equipe ya APR Football Club, ahubwo ushobora kuba ugiye kuba wayisubiza inyuma. Ariko twe ntabwo ariko tubibona, kuko umutoza n'ubundi we yavuze ko ari ibintu bishoboka ko agomba kuba yakiga abakinnyi be, kuko
akigera hano mu Rwanda Darikonovic yabwiwe ko ekipe ya APR Football Club ihari yatwaye igikombe cya shampiyona idatsinzwe umukino n'umwe. Ibyo ngibyo ari byo biri gutuma noneho we yarahisemo kuba yafata babakinnyi 11 batwaye shampiyona badatsinzwe abari bo aho umwanya cyane kugira ngo agenda yongeramo babandi bashya yaguze ekipe ya APR Football Club ngo bagende bajyamo agenda asimbuza imyanya igiye itandukanye muri iyi ekipe ya APR Football Club. Andi makuru nuko ekipe ya Rayon Sport yinjije arenga miliyoni 50 ku munsi w'igikundo. Ni ku munsi w'ejo murabizi ko ekipe ya Rayon Sport yari gukina umukino wa gishuti na Azam Football Club, ariko wari Rayon Day aho ekipe y'abagore na ekipe y'abasore birumvikana abagabo hari umukino wa Rayon Day cyangwa se umunsi w'igikundiro. Hinjiye amafaranga menshi cyane arenga miliyoni 70 z'amafaranga y'u Rwanda. Umukino wa gishuti ikipe ya Rayon Sport yakinagamo na ekipe ya Azam Football Club wasigiye iyi ekipe y'Inyanza agera kuri miliyoni 72 n'ibihumbi 500 y'amafaranga y'u Rwanda avuye mu matike y'abafana bari baje kuri Kigali Pele Stadium yakinirwagaho kuri uyu wa gatandatu. Wari umukino wasozaga gahunda z'umunsi w'igikundiro aho amakipe yombi yaretse abafana abakinnyi bashya azakoresha mu mwaka utaha wa shampiyona, mu gihe abari kuri Kigali Pele Stadium banasusurukijwe n'abahanzi barimo Platini ndetse n'uwitwa Bushari. Ibi birori ku ikubitiro bikaba byaragombaga kubera kuri Stade Amahoro, gusa ekipe za kubwirwa ko bitagikunze. Ikintu cyari cyateye impungenge abakunzi bayo ko bashobora kugira igihombo, ariko byaje kurangira ubwitabire bwabo butumye bacagiye kubona amafaranga menshi kuri iyi Kigali Pele Stadium. Amakuru yizewe dukesha ikinyamakuru igihe nuko iyi kipe yinjije arenga miliyoni 72 n'amafaranga 500 avuye kuri Rayon Day, mu gihe umukino wa shampiyona baherukaga kwakiriramo ikipe ya APR Football Club kuri stade bari babonye asaga miliyoni 57, nubwo nabwo stade yari yakubise yuzuye. Rayon Sport Day yo kuri uyu wa gatandatu yari ibaye ku nshuro ya 5. Ekipe ya Azam Football Club niyo yatsinze igitego kimwe ku busa. Iyi ekipe y'umutoza Robertinho igiye guhita yitegura umwaka mushya wa shampiyona aho uzatangira yakira Marine FC ku wa gatandatu ku itariki ya 17 Kanama uyu mwaka wa 2024. Udushya twagiye tuba ni nkuko uwitwa Runa Niyonzima we yaje kuba aza mu ntebe y'icyubahiro rwose y'abami, naho uwitwa Muhire Kevin captain wa ekipe ya Rayon Sport aza kuba azaherekejwe n'irobo. Birumvikana mwabonaga ko ibintu bimeze neza cyane kuri iyi ekipe ya Rayon Sport. Abakunzi ba Rayon Sport niwo munsi rwose yaje kuba yishima cyane, abakunzi bayo bagenda bishima bitewe n'ibyo bari kugenda babona. Andi makuru nuko ekipe ya Gasogi United ikomeje kwiyubaka yitegura umwaka mushya w'abashampiyona aho yasinyishije abakinnyi bashya 3 barimo Muhindo Corinne usanzwe ukinira ekipe y'igihugu y'u Burundi inamba ku rugamba, ndetse aba bakinnyi uko ari 3 bagaragaye ku mukino wa gishuti iyi kipe yatsinzemo James yo muri Sudani y'Epfo igitego kimwe ku busa cyatsinzwe n'uwa captain w'ikipe Muderi Akbali. Ryugariro Muhindo Corinne wakinaga Aigle Noir yo mu Burundi ni umwe mu bagaragaje ku rwego kuri uwo mukino yakinnye nyuma yo gusinyira ekipe ya Gasogi United amasezerano y'imyaka 2 ayikinira. Abandi bakinnyi 2 binjiye muri iyi kipe harimo umugande Kennedy Krembeka ukina mu kibuga hagati asatira ndetse na myugariro wundi Hamza. Uretse aba bakinnyi bashya b'ikipe ya Gasogi United yanagaruye uwahoze ari Kizigenza wayo Tadeo Yawanenji Maripangu Christian warayageze mu Rwanda ku mugoroba nyuma yaho ekipe ya FC Dahea yamuguze itubahirije ibyo yasabwaga. Nyuma yo gutsinda ekipe James Gasogi United yateganya gukina undi mukino umwe yahuriramo na Etincelle mu gihe izahita ikomeza kuri shampiyona aho izatangira yisurana na ekipe ya Mukura Victoire Sport. Kandi subscribe dukomeze kubana hano kuri TV7 Rwanda.